Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, mugire amahoro y'Imana. Turi ku cyumweru itariki 21 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2025. Ni umunsi wa 355 w'umwaka. Tugiye guhana ku ijambo n'umudevango hitamo inshuti mu nshuti nabyo dusorezaho uyu munsi wa none. Ndumva tubiganiye twarigizeho ibice nka bitatu. Imwe turasoma imigani 19 kandi aravuga ngo ubutunzi bugwiza inshuti ariko umukene we atandukana na mugenzi we. Reka dusubiremo. Ubutunzi bugwiza inshuti ariko umukene we atandukana na mugenzi we. Nyuma uyu munsi wa none tugiye gusoza muri iki gice twaganiraga tuvuga ngo hitamo inshuti mu nshuti. Ndumva nagiye mbaho urugero uburyo twahitamo inshuti nkeya muri nyinshi, yego. Hanyuma reka wenda turebe akenshi imiterere y'inshuti tugira. Ubundi mu buzima tugira inshuti z'amoko wenda nk'abiri cyangwa atatu cyangwa se anarenga, ni nyinshi ariko wenda tuvuge wenda inshuti z'amoko nk'atatu. Harimo kubundi ntitwabirangiza byose, ijambo ry'Imana rigari ntitwabirangiza byose, ariko reka tuvuge wenda ku nshuti nk'eshatu. Tugira inshuti idukunda urukundo rutagira icyo ruduca. Iyi ni urukundo bita agape cyangwa se agapi. Urukundo rutagira icyo rushingiraho, urukundo rwose rwo birivuga, urukundo rw'umuntu adukunda ntacyo aduciye, adukunda uko ari, adukunda urukundo rw'Imana. Hanyuma tukagira izindi nshuti zidukunda hari icyo zitezeho imbere. Hari umuntu ukuvuga ati uko biri kose uyu muntu henga mwigireho inshuti imbere hazaza, hari icyo nanjye nzamuporofitaho, hari inyungu nzamubonaho. Umuntu akagukunda rwose, akakuvugisha, akakwita, akaguha keya, akaguhamagara, akakuganiriza, akagusura, ariko mo indani ikisha imbere nta rukundo agukunze, ahubwo ni ukuvuga ati uyu muntu ntawamenya henga uyu muntu mushake w'ubucuti, ariko mu by'ukuri ntagukunda, ahubwo n'icyo akwitezeho ejo hazaza. Inshuti ya gatatu ni uyu nguyu Bibiliya itubwiye. Atubwiye ngo inshuti nyinshi, ubutunzi bwinshi bugwiza inshuti, yego, ariko umukene we atandukana na mugenzi we. Hanyuma kuri A yaho niho twitaho, B turayihorera tuzayiganira ubutaha. Havuga ngo ubutunzi bugwiza inshuti. Iyo umuntu afite ibintu agira inshuti. Iyo umuntu afite ibintu agira abamwitaho, agira abamuhamagara, agira abamusura. Yagize ibyago agira abantu benshi, yagize ibirori agira benshi cyane, yagize akabazo gatoya agira abamuhamagara, agira abamwitaho, ariko benshi muri bo ntabwo ari bo bakunze ikofi yiwe, bakunze ubutunzi afite, bakunze ibyo afite. Niyo mpamvu Umunyarwanda yigeze kwita umwana baravuga ngo bakunda ufite. Ibi ngibi ni ibintu biriho mu buzima tutareka, tutanavanaho. Visi yaremwa y'umuntu afite, y'umuntu ariko afite agira inshuti. Ariko izi nshuti nyinshi wareba neza, rwose ushobora no gusanga niba ufite inshuti byibuza, ushobora gusanga byibuza nka 20% yazo, ushobora gusanga 20% yazo wenda izo nshuti z'umumaro zaba zirimo, ariko abandi bose atari inshuti zikwiye. Ariko ibi ngibi ntawe wabihungira, ni uko isi yubatse. Hanyuma rero muri izi nshuti rero reka nkubwire nawe ufite izo nshuti zose ushobora kuba zigukundira ibintu. Twavuze inshuti z'amoko atatu, twavuze abadukunda urukundo rwa agape cyangwa se agape, twavuze abadukunda hari icyo badutezeho ejo hazaza. Hanyuma kandi tuvuze no kuri izi nshuti zidukunda bitewe n'icyo hari icyo zitubonaho, zitutezeho amaronko, zidukunda icyo dufite. Hanyuma muri izi nshuti zose nawe rero aba bose ntwibwire ko ari inshuti zawe. Fata umwanya utekereze neza, fata umwanya usenge. Hanyuma muri izi nshuti mubo muganira, mubuha umwanya, ni byiza koko, ariko umenye yuko bose atari inshuti, kuko harimo abo gukunda urukundo rw'Imana, hakabamo abagukunda hari icyo baguteze ejo hazaza, harimo n'abakunze umufuka wawe. Imana mu ijuru igushoboze kuba maso no gusenga cyane, kandi umenye inshuti ikwiye. Sengeye mwene data mushoboze mu izina